uyu munsi muze mbabwire business wakora ukoresheje amafaranga miliyoni cyangwa se munsi ya miliyoni maze ukabasha kwiteza imbere. Ngiye guhera kuri business nagerageje gukora cyangwa se nzi neza zikorwa muri inshuti zanjye mbabwira. Business ya mbere ngiye kubabwira rero ni mobile money MTN Mitio. Iyi business nayikoze imyaka myinshi kuva 2015 nkiri umunyeshuri narayikoze. Iyi business ni nziza cyane kuko watangiza n'ibihumbi 200 watangira, kuko uko ugenda ukora baguha komisiyo, no kwezi yo gushize ya komisiyo barayiguhemba. Ikindi kandi MTN ucuruza miti, iyo ucuje miti wunguka amafaranga 700 ku 10,000. Urumva ko miti ari nziza, kandi icyo usabwa no kugenda ugasaba MTN agent bakagwijiri, ukagenda ahantu ushaka ugakora, wagenda mu muhanda wagenda he, ariko biba byiza ushatse agaseta, kuko agaseta bishyura makeya ni nk'ibihumbi 10 cyangwa se 5, ukatera agatoro ukicara ugakora. Iyi business nayikoze imyaka myinshi ndayizi neza, kandi nzi ko aho ngeze ahangaha mbikesha mobile money. Business ya kabiri rero imeze nka mobile money, ariko yo nukuba umu agent w'amabanki ndetse n'irembo. Iyo ushaka umu agent w'irembo rero uragenda ukabyapplyinga bakabiguha, bakaguha access, noneho ugatangira kujya udekararira abantu, ukadekararira umuntu bakaguha 500, ndetse n'irembo rikaguha komisiyo. Urumva ko rero ibyo nabyo ari byiza. Noneho ku mu agent w'amabanki nabyo ujya muri banki ukabyaka, ukabwira banki ati ndashaka kuba umu agent wanyu, bakakubwira ibisabwa, noneho ukababwira aho ugiye gukorera, bakaza bakareba, babona nta kibazo rwose bakaguha agency ugatangira gukora. Urumva ko munsi ya miliyoni cyangwa se miliyoni wakora. Ikindi kandi bibutse ko kuba umu agent iyo uri umwana mwiza uragenda abantu mwegeranye cyangwa se abacuruzi bafite ibifaranga byinshi bakajya baguha, ukajya kubabikiriza bakwizeye, ukayabashyiraho mu by'ukuri ukunguka amafaranga, ugakora cyane nyamara nta gishoro ufite, ukazamukiraho aho ngaho. Indi business ya gatatu ni business ya moto. Mu by'ukuri muri miliyoni babonamo moto nziza kandi ifite ibyangombwa byose ikiri nshyashya. Ngiye narabikoze business ya moto, narayikoze Huye, abantu barabizi, narayikoze cyane, ngira moto zigera mu 10, ariko zarampombeye bitewe nuko nari umukobwa bansuzugura, ndi n'umwana ntaramenya ubwenge. Ikindi kandi nagize manager akajya ajya mu igaraje, moto bakayibaga bakayikoramo ibikoresho bizima, bagashyiramo ipfunga hora mu igaraje, birampombya bituma mpomba nsubira ku isuka. Okay, ibyo tuba tubiretse. Business ya gatatu ni business zo gucuruza imyenda y'abantu bakuru cyangwa se iy'abana. Uragenda ukajyana ugashaka mu nkengero, kuko hano mu mujyi inzu ibihenze, cyangwa se ukajya mu mujyi ariko ukajya mu nzu zazindi muhuriramo muri benshi, ukarangura imyenda, noneho ukajya uyicuruza. Kurangura mbibutse ko ntabwo biba bihenze, kubera yuko ujyanye 500 rwose uzana imyenda myinshi ugatangira gucuruza. Cyane cyane imyenda y'abana, buri imyenda y'abana igira amafaranga, kubera yuko umumama wese ugiye kubyara abakeneye imyenda. Abana bakunda kwanduza, nyine abana baba bakeneye imyenda kenshi. Rero imyenda y'abana ni sure deal guys. Ushaka gukora business tangirira ku myenda y'abana. Ngiye mwibwe ko Ihuye hano nakoreraga bacuruzaga imyenda y'abana, narabibonaga. Umumama yajyaga kubyara akaza kugurira aho hantu, agasuka amatwaye buri kimwe cyose, ibasi, imyenda, inkweto, ibisarubeti, ibyo kuzahekesha umwana. Umva ko ibintu by'umwana biragenda. Indi business rero ni business ya salo. Salo mu by'ukuri ushobora kujya mu nkengero ugashaka nk'inzu y'ibihumbi 100, ugahita wishyura 300, warangiza ukagura udukoresho dukeya two muri salo, casque n'utundi two gukora mu mutwe, ugahita utangira salo. Mwibuke ko abantu baza basuka, bazaho bakakwishyura iseta, ndetse n'ab'inzara bakakwishyura iseta, and then mukajya mufatanya kwishyura inzu, cyane igihe usanga bo bayishyuye wowe ugasigara uri mu nyungu. Salo rero nayo ntago ihenze, watangira gukora muri salo, yaba ari izo z'abagore cyangwa se z'abagabo. Salo ntagenze kuko amamashini arahendutse. Ushaka gutangira salo nayo ikaguteza imbere, kandi biri munsi ya miliyoni rwose, ari ibintu bitarenze ariko bikaguteza imbere. Indi business no kugurisha accessoires za telefone, charger, écouteurs, amapochette n'ibindi nk'ibya telefone, utuntu nk'utu. Ibi bintu rero mu by'ukuri mwibuke ko ibintu bya electronique byikuba kabiri. Ngiye nabicurujeho icyo gihe nkiba muri Butare, nacuruzaga mita, ariko inzu mfite ari nini, ijyamo n'utundi tuntu twinshi. Rero écouteurs, ibintu by'amasharge na écouteurs byikubaga kabiri. Nayiranguraga 1000 nkayigurisha 2 cyangwa se 8. Urumva ko ibi bintu rero ushobora no kugenda ntujye mu nzu, ukajya ku muryango w'umuntu ukareba umuntu ufite
seta nziza, akaguha umuryango ukishyura nk'ibihumbi nka 30 cyangwa se 20 ukadushyiraho, kandi ukagira akabote ugenda uzamuka, uko ugenda uzamuka akaba ariko ugira ute, akaba ariko uhitamo ukazavuga uti noneho ndabona amaze kuzamuka bihagije, reka njye mu nzu nini ntangire niteze imbere. Rero business y'ama accessoire y'amatelefone nayo irakora. Indi business rero ni ukugurisha ibintu bya second hand. Ubwo harimo ahangaha tugiye kuvuga telefone, gucuruza telefone ariko za occasion cyangwa se na telefone ushaka gufata miliyoni ukagenda ukajya urangura telefone ukongera ukazisubiza. Biragusaba kugira ukorera kugira ngo abakiriya bajye bahagusanga, ugende ufite umuntu uzi kurebera neza, witegereze neza urebe ko ya telefone ari nzima. Kuko ushaka kujya ugenda ukayigura uzi ngo ni nzima ugasanga ni igipfu, noneho cyamara kuba ari igipfu kikagupfira ubusa ugasanga nta kintu wungutsemo. Ugomba kuba ufite umuntu uyikurebera akakurebera ko iyi telefone ari nzima, noneho ukajya uzigura kuri make ukazisubiza kuri make. Ikindi kandi ukamakinga sure ko iyo telefone itigwe, kubera ko nugura ibyibwe bazagutambikana tukubure bakujyane muri gereza. Rero gucuruza second hand nabyo birongura, si na telefone gusa, n'ibindi bintu by'ama electronique. Ushobora gucuruza ama second hand, ama power bank, ukajya ugura ikintu cyakoze ukagisubiza. Bino bintu by'amamashini ukajya ugura ibintu by'amawokazo ukabisubiza, hari igihe biba bidahendutse, wowe ukaba ufite abakiriya uzi neza ko babikeneye, wabona ababifite ukabifata ukabibagurishiriza. Ikindi kintu rero ni ukuba content creator. Content creator rero ufite miliyoni ukavuga ngo ngiye kwishura mu bintu by'amavideo bya YouTube, YouTuber cyane cyane byageraho bikakwinjiriza, ugomba kuba ufite YouTube channel iri monetize rwose. Ibi bintu birinjiza cyane, kubera yuko niba mutabizi muzareba babikora ukuntu muri bavuga ngo bubatse ama etage. Mu by'ukuri nuko abantu baba bataramenyekana, ariko YouTube yaguhiriye na business ukora zose izo arizo zose wazivamo. Indi business rero ni ugucuruza ibiribwa. Ukagenda ukajya mu isoko ugashaka ikibanza, mu by'ukuri ukajya ucuruza imbuto cyangwa se inyanya n'imboga. Ibi nabyo nubwo mu bisuzugura ariko birunguka cyane, buriya ni byiza. Ukagenda, hari abagenda bagahitamo bakajya mu bintu by'inyama, amafi, inkoko, hari n'abagenda bakajya mu mboga, inyanya, imbuto. Iyi business ni business nziza cyane yunguka. Noneho indi business ngiye kubabwira ni business ya makeup. Buriya business ya makeup niba mutabizi ni business nziza cyane. Iyi twakayishyize muri salo, ariko navuze ngo nyivuge kwayo kubera yuko iratandukanye. Umuntu aragenda, wowe uragenda ukiga gutera makeup, wamara kubyika ukagenda ukagura makeup zose, ukajya ukoresha social media zawe. Mwibuke ko mwino minsi social media nizo ziri gukora ibintu, ntago uzaza ngo wicarira ayo ngumve ko abakiriya bazagusanga, ariko nukoresha social media zawe. Hari n'abagufollowinga kubera ko utanga za service. Iyo usokoje umunwa w'umusukuje neza nkabibona, mpita ngufollowinga kugira ngo ninjira gusokoresha nzaze ndebe udukwafi wawe, cyangwa se nzavuge ngo wa muntu kumwe wasokoreje wa wundi naba ari kunsokoreza. Umuntu uzi ubwenge w'umucuruzi mwino minsi ari gukoresha social media, kubera ko nizo zituma tumenya ko ibyo bintu bikora kandi ubikora neza kandi ubizi. None wamara kugura twa tuntu tw'udukoresho two gutera makeup, wajya upostinga abo wakoreye, nge nabire nkabona bamukoreye neza, ntavuga ati nanjye nkeneye makeup, reka njye wenda kwa runaka ankorere makeup. Rero makeup ni business iri guteza abantu imbere ikanabakiza, kubera yuko nta muntu utera makeup munsi ya 5, kandi iyo yagusanze mu rugo uramutegera. So makeup rero ni business nziza iri guteza abantu imbere. Indi business rero no kuba umukomisiyoneri w'ibibanza, ariyo estates. Iyi business ni nziza cyane rwose. Yo sina night ndona mwe murabizi yuko nshobora no kubona inzu umuntu yayipostinze nanjye nkayimwiba nkayipostinga, umuntu yayimbaza nkabahuza, bagura bakampaho nanjye kandi nta kintu nakoze poste gusa. Rero guys, business ni nyinshi wakora ukoresheje miliyoni. Mwige kwihangira imirimo, mwige gutera imbere. Ntukajye ubona abakobwa bandi bari gutera imbere, bari ku mazi, bari kurya ubuzima ngo wumve ko ari abagabo. No, none se umugabo utekereza ko umugabo azafata amafaranga akayagwa rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, inshuro 100? Hoya, hari igihe kizagira akakoreka. Ariko iyo umukobwa witeje imbere, wakoreye amafaranga, guys, uziteza imbere, uzagenda urya amafaranga, ujye ku mazi umere neza. So guys, mukore follow, like, share na comment. Ndabakunda cyane. Izi nizo mbashije kubabwira, ariko nzababwira n'izindi mu minsi iri imbere.